ndagusuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, kandi ngusengeye Imana kugira ngo Imana igufashe kumva ijambo ryayo, nanjye ntaba ari njyewe ahubwo twese ijambo ry'Imana rigira ibyo rirema bishya muri twebwe, rigira ibyo ritunganya mu izina rya Yesu Kristo, amen. Guhaye ikaze muri iki gice cya kabiri cy'ijambo ry'Imana. Turi kuganira ku ntego ivuga uburiganya bwa Satani mu kurimbura itorero. Twagarukiye ku kibazo kivuga ngo ni iki cyatumaga abayuda bakunda Herode kandi yari umwicanyi, cyangwa se tukakivuga ngo ni iki kigituma ukunda ibyo ukunda kandi byica ubugingo bwawe. Nicyo tugiye kurebera hamwe. Ni iki cyatumaga abayuda bakunda Herode kandi yari umwicanyi? Ikintu cyatumaga abayuda bakunda Herode kandi ari umwicanyi, ndavugamo kimwe cyangwa bibiri. Icya mbere, yubakiye abayuda inzu mberabyombi. Yubakiye abayuda inzu mberabyombi. Inzu mberabyombi ni inzu iberamo ibikorwa birenze kimwe, igakoreshwa igihwanye n'icyo bashatse kuyikoresha uwo munsi. Satani ni umugome. Iyo akwiciye mu muhamagaro w'Imana ntatuma uwusohokamo, kuko imbaraga Satani yicisha umuntu azibika mu bandi yishe. Iyo akwishe rero aguhindura inzu mberabyombi, kandi ukabikorera mu muhamagaro w'Imana. Ukaba waririmba kandi unasambana, ukaguma ugahanura kandi uri umujura, ukaguma ubwiriza kandi uri umunyabyaha. Icyo ni kimwe mu bintu Satani, ni bumwe mu buriganya bwa Satani ari kurimbuza abantu bo mu itorero. Uburiganya bwa kabiri, yubakiye abayuda amashusho manini maremare. Herode yubakiye abayuda amashusho manini maremare. Abayuda barayarebaga bakayarangariraho cyane, bakayahugiraho. Herode akayaboneraho abafana, ku buryo byatumye abayobora imyaka igera muri 36 yose bo bakabibona nk'akanya gato kandi ari igihe kinini, kubwo guhugira kuri ya mashusho maremare manini Herode yabubakiye. Ntekereza ko sisiteme Herode yakoresheje yigarura imitima n'igihe by'abayuda ntaho bitandukaniye n'uburyo bugezweho Satani ari gukoresha iki gihe cya none, kugira ngo arangaze itorero, aryicire umwanya ubusa, impande zavuge rititeguye, cyangwa abo muri ryo bajye bapfa batunguwe n'urupfu, bagende batejejwe. Mu by'ukuri ikoranabuhanga ntiryari ribi, ahubwo uburyo turikoreshamo nibwo bwabaye bubi. Bisa naho Satani yarigize iseta yikomeye cyane, atangiraho ibicuruzwa bye ku buntu ku barikoresha nabi. Aha ho ndababaza ikibazo, kandi muze kunsubiza muri komenti. Harya konekisiyo ya wifi ugura y'ukwezi na data za interineti uhora ugura, Imana ibifitemo izihe nyungu? Nicyo kibazo nakubaza. Kukoresha WhatsApp, ukoresha TikTok, ukoresha Twitter, ukoresha Facebook, ukoresha Instagram, ukoresha YouTube, aho wabikoreshereje wazanye abantu bangahe kuri Kristo? Ni bangahe bahindutse kubw'ubutumwa bwiza wanyujije kuri izo mbuga nkoranyambaga? Wenda katureke abo wabwirije, wewe wenda ushobora kuba utarazivugiyeho ubutumwa bwiza, ukazihuriraho n'abandi babuvugiyeho. Harya aho wakoreshereje imbuga nkoranyambaga ni ingeso zingaho umaze kureka kubw'ijambo wumviyeho? Ingeso zawe wari ufite zariyongereye cyangwa zaragabanutse? Munsubize. Herode yacurishije urugomo abagabo b'i Buyuda kugera ku rwego umugabo watahaga saa moya z'ijoro akaba yageze mu rugo ari kumwe n'umugore we, asigara ataha saa 8 z'ijoro yari akiri ku kabari ko kwa Murokore ari kureba match Arsenal na Liverpool, kandi mu rugo afite ya bonoma. Ntekereza ko umwuka utuma umugabo ukijijwe amara amasaha 5 mu kabari areba match we yahasize byose,
udaturuka ku Uwiteka. Uwo mwuka ntabwo uturuka ku Mana. Ikintu kibabaje kinatangaje ni uburyo uwo mugabo ashobora gukoresha uburyo ashoboye bwose akananiza umubiri we arwana n'ibitotsi kugira ngo adasinzirira mu kabari mu bandi bagabo bagenzi be, yagera imbere y'umugabo ukomeye kuruta bose witwa Yesu Kristo, kuzamura isengesho ry'iminota 30 bikamunanira, gusoma Bibiliya iminota 30 atarasinzira nabyo bikamunanira. Niba hari ikintu kibabaje ni uguhura n'umugabo uri gutaka ngo urugo rwamunaniye kandi ari we nyirabayazana wabyo. Uti njyewe umugore yarananiye, njyewe umugore nta kinyubaha, aransuzugura kandi ntacyo ntamuha. Ariko bene uwo ndagira mubwire ngo ubwo ni ubupfapfa, waba umupfu. Wamuhaye byose ariko wibagiwe kumuha icy'ingenzi, kuko niwabo mutarabana baramugaburiraga, baramwambikaga, yari afite ibisanzwe yari akeneye byose. Yaje agukurikiyeho rero ibintu bidasanzwe. Wimuhereza byose ngo umwime igihe cyawe, witanga byose ngo wime umufasha wawe presence yawe, wimuhereza ibiryo ngo umwimekeye. Hoya, Herode yateje akaga gakomeye i Buyuda, bigera ku rwego umubyeyi ugiye ku kiriri aba afiteyo na connection izamara byibuze igihe kingana n'iki igihe cy'ikiriri kizamara. Bigera ku kigero umubyeyi uri ku kiriri atakibuka igihe cyo konsa umwana ahugiye kuri telefone. Aya mashusho yatumye urubyiruko rw'abasore n'inkumi biyubahaga bagatinya n'Imana, batinyuka bayareberaho za pornography, abandi barikinisha, abandi barasambana, abandi bajya mu butinganyi. Aya mashusho ya Herode yatumye abantu birirwa baryamye ku cyumweru ntibajye guterana, kandi bamwe ari abaririmbyi abandi ari abavuga butumwa. Aya mashusho ya Herode yatumye abanyamasengesho gusenga bibananira, bahamagarwa mu masengesho, bamwe bagasaba impushya z'abaringa, abandi bakabeshya ko bagiye muri misiyo z'akazi, abandi babeshya ko barwaye barembye kandi ari bazima. Aya mashusho ya Herode yatumye Bibiliya z'abarokore zitondaho uruhumbu kubera kutazisoma bayahugiyeho. No ku cyumweru umurokore akumva abangamiwe no gutwara Bibiliya mu ntoki ari mu nzira, akitwarira telefone n'ifunguzo. Imana ikurengere kandi Imana igutabare. Aya mashusho ya Herode yatumye duheruka kuvuga mu ndimi nshya umunsi tubatizwa mu mwuka wera gusa, birangirira aho ngaho. Aya mashusho ya Herode yatumye inzozi zigenda, umuntu warotaga akabona Imana yamusuye agasigara arota ari gusambana yirukanswa n'inka cyangwa agwa mu rwobo. Aya mashusho yatumye twibwa na Satani, adukura mu insengero zo mu mitima, adukuramo amateraniro yo mu mitima, adusiga mu nsengero zisanzwe no mu materaniro asanzwe, ariko iby'umutima yarabijyanye, nta busabane tukigirana n'Imana mu mitima yacu, ntitugifashwa, ntibikituryohera kubera guhugira kuri aya mashusho ya Herode. Ngusengeye Imana mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo niba umeze gutyo, Imana ikugenderere.